Tubasoma ijambo igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 6 umurongo wa 4. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 6 umurongo wa 4. Bibiliya ivuze gutya ngo ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekeho n'amafuti cyangwa igicumuro. Kamande shima Imana tumara dusoma no magambo. Banje gushima Imana data wa twese uri mu ijuru, impaye uyu mwanya mwiza nkaba hano. Imana yakoze ibyo niyo guhabwa icubahiro. Cya kabiri, nshimiye ubuyobozi bw'itorero bampaye uyu mwanya ngahagarara hano kugira ngo dutaramane twumve ibyiza by'Imana k'ibi tumaze kumva. Ubuyobozi bw'itorero nshimiye Revera kuba twaravuganye igihe kirekire, ariko Imana ishimwe kuko wagize neza. Cya gatatu, Yohana hari ubwo yigeze kubivuga abwira abantu. Yohana uriya mwene Zebedayo aravuga ngo Yesu ngo jewe naramubonye ngo mukoraho, ngo kandi ndetse ngo ndeba n'inkovu ze ryacu mu bamucumisemo ngo nabakozaho urutoki, ngo aravyemera neza kuko yabihamije neza. Bishop nico narigiye kuvuga, ntabwo ari Yesu, ni Bishop. Nukuvuga ngo igihe kirekire cyane ntabwo twari tuziranye, ntabwo nari namubona ngo mukoreho. Naje hano nahagaze hano nk'inkubwe nkazingahe ari hanze, ariko nkagira amatsiko. Nono muhuza bampuza umuhungu wanje wa kabiri ampuza nawe. Wamare kumpuza nawe ndambwira ati se sha kurampuza na Bishop ntazi bizogenda gute? Arambwira ati ni amahoro ya Kristo. Ati sawa. Nono nkagira amatsiko. Rimwe yigeze kugera Nairobi, tugende sinari impari, aterana Kayore, ariko numva amakuru shaka kuvuga ngo nzomubone mukoreho. Noneho biratinda umugabo umwe yatsindirimbo batinda kuyimuha, ngo arangize aravuga ngo iyo musigaza kanya gato ngo nari guhwera. Noneho nanje iminsi yabayeho ndashakisha uburyo bwose, ndashakisha, ariko umunsi wari uyu. Nuko ejo bundi kuwa gatandatu noneho ndamubona ngo mubone mukoraho. Kandi mukozeho, ndamukoze mu kiganza, mukora none mu rubavu. Ndamuhobera kandi nabampobera neza, numva ibintu bibaye bisha. Ndavuga ngo Mana ushimwe ko mbonanye na Bishop. None mushumba kiye bugufi munsi yawe. Kandi hari uburyo namwandikiye rimwe nshaka ngire kwandika izi za telefone nazo. Noneho ndandika ndavuga ati se tiwoza muri Nairobi ngo uzogera iwacu. Arambwira ati uyu mwaka washize, ariko Imana nibikunda. Nuko niyo gasura twiringira akaba ari ikora ibyayo. None mushumba ndishimye kukubona, kandi nzovuga amakuru zoyavuga
nabwire umugore ga mu buzima bw'abantu busanzwe niwe number 1. Niwe nzobwira amakuru ya mbere mubwire ko namukozeho ndamubona. None nawe nubikunda nzokurire tiki uzoza umukoreho bizaba ngombwa. Rero Imana ishimwe kandi Imana igweze umugisha. Hari ikintu nabonye kandi natekereje, ese aya magambo yari kavuga mwari ko muyandika? Mureke kubesha, mwari ko mwandika? Timuruzi ikibazo dufite. Jewe ndashagiraga karine nanditse muri 96 ndi muri Zuru, ndagafite hariya Nairobi. Akabantu bagiye bigishe mu inyigisho nkandika. None amasomo avuze yose 3 jewe nanditse agenda hari hamwe hashize ndahandika nyine harashira ndekerago. Ariko muze mwandika nibyo bizobafasha kugira amahirwe ya none mukabona umushumba akababwira amasomo akiyuhicuya akarara kwijoro kugira ngo bababwire mwamara nti mwandike. Ako gaciyeho mukumve. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Muri benshi ariko kwikiriza kuraba gukeye. Revera yavuze ngo hari ikintu abantu batazabasobanukirwa nabyo. Umuntu agatenguha kandi yaje mu ikanisa kandi akanwa karahari ko kwikiriza Imana, amaboko arahari yo gukubita amashi, ariko ukifata nk'umuofisiye kaho wicaye muri office kandi waje mu ikanisa. Ibyo bintu nabyo uzubyigaragaza mu birebe. Abaririmbyi bakanezerwa hano ibintu bigatangaza, ariko umuvuga utumwe haguka yava ngo Imana ishimwe mukamwihorera akaza yisubiza wenyine. Ko murabona ngo ndava ngo Imana ishimwe nsuye mvuge nje nyine ngo amina. Tujane nitumara tutara. Bwana sifiwe. Nuko nimugira gukebira ababyizi. Reka no natekereje numvisha amagambo yavuze sankaho twabonanye, sankaho twateguje turi kumwe, ariko Imana yiziteguje iziteguza ibintu byose bigahura. Numva ibintu nari kuteguza numva nibyo hagenda kuba. Ariko njewe reka mvuge rino jambo mutwe w'ijambo. Ngiye kuganira ijambo rivuga ngo niki kiranga umukristo. Ikiranga umukristo ni igiki? Cyangwa ikintu cyerekana ko umuntu uyari umupagani ni ibiki? Si imirimo yiwe akora. Nukuvuga ngo icyo ukora nico kiza kivuga kuruta icyo uhayivuga. Nukuvuga ngo uko munsi imirimo nkora nizituma menyekana nkaba mwiza cyangwa nkaba mubi. Nukuvuga ngo kiza cyerekana ko umuntu ari umupagani ni imirimo abahayakora bakamba bakurangirana bakavuga ngo uyu ni umupagani. Aho iyo uri umukristo ikintu ukora kiza kikurangirana bakavuga ngo uyu ni umukristo. Nonoga nicyo tugiye kuvuga. Ese ikiza kiranga umuntu ko ari umukristo ni igiki? Ni ukuririmba cyane, ni ukumenya kubwiriza cyane, ni ukumenya gutamba cyane, ni ukumenya kugira. Abantu benshi bunyine bari mu kugendana bakiyita ko ari bo, ariko waje kureba ibikorwa bakora ugasanga ko barakora ibikorwa by'abapagani bari hanze. Ugasanga ibyo bavuga ko baravuga ibintu by'abapagani ariko ntibavuge nk'abakristo. Noneho bamara bakaja no kwihararika bakaja kuri bandi ngo je ndi umukristo ngo nzahora ndiwe ngo mu bintu byose ngo ngeze kugufa. Nyabo ugeze kugufa kera ibintu byaragufanye numara ngo uravuze ngo ugeze kugufa. Akamayitura aganye n'indirimbo ngo je ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugufa. Ugeze kugufa bagukozeho gusya uraharibitse none ngo kugeza kugufa. Nuko reka mbasabe kano kantu. Bwana sifiwe. Ese nzanye umucuranzi tuza tujana muri ritime byobabangamira? Wa mucuranzi wa hano
ari zo kubangamira papa none mfite umucuranzi tuziranye kuviriya muri Kenya iyo agiye kuri senti yamara agacurangaga niko nahawe ibintu byamara bikagenda sawa nimushiraha hari ikibazo tacho nuko Imana baheze umugisha nyarugango inano sha ujara kuri senti nizoza nkubita agakorasi kamwe twama tujana mu igame hariho bamwe bazabagira waririmba ijwi agafata iyindi ahandi ndahandirimbira ibyo nabyo bazige muziki bamenye uburyo izigenda nuko Imana ishimwe rwose abe nuko nsomye no kwicara birahagije ariko reka mvuge ndavuga ibintu bigera kuri 5 ariko kandi nihuta kandi ndangiza vuba cyane ariko biranga umukristo umuntu wese agira ikiza kimuranga bakavuga ngo naka ni umuntu munini naka arirabura naka afite amasoso naka agira umusatsi wo mujisho naka agira uruhara naka agira amatama naka agira ijosi rigufi naka ateye gutya bene uko bakamagenda bakurangirana aho waciye gutya bakamavuga ngo haciye umugabo umeze gutya haciye umugore mugufi haciye umugore ufite impanga imeze nka gutya izo zose bakamagenda babirangira gutya wamara ukamugenda utorera neza wa wundi bavuze ariko umukristo hari ibintu biza bimuranga n'abantu bose bakamurangirana kintu cyambere hari umuntu uzuba tayari uzi gusoma neza numvishuzi gusoma neza baguheze mikoro numara dusoma ikintu cyambere kiza kiranga umukristo n'ukwizera umwami Yesu kimuruze kera yungu yupfukamyana kera abaye umukristo nukuba ngo iriya yari umupagani none agiye kwizera umwami Yesu niko yatuje akanwa ke yavuze ngo nakiriye umwami Yesu mbaye mu gitabo cy'ubugingo sinkibaye mu gitabo cyo kurimbuka ariko nabonye abantu abantu titwishima Yesu ngo yasize intama 99 aja gushaka imwe izimiye gusa none twabonye imwe timwakubitira Imana amashi nuko reba urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 6 mwumve umukristo ikiza kiranga umukristo cya mbere urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 6 havuze nico gituma mwishima umva ikiza kiranga umukristo cya mbere no kwishima yakoze ku magambo urebe abantu bari mu gutandukana abagore n'abagabo baratangije neza ariko ku mwisho ngo bagatandukana bya bindi byose cyage mwitanye basheri n'abandi byose ngo bikaba bibaye zero ariko mugire tuzorangize neza nico gituma mwishima nico gituma umukristo kiza kimuranga cyambere mu buzima nuko agira ibyishimo muri we yego komeza nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa nubwo yogira igihe gito yababazwa akarwara akagirirwa nabi agatukwa akavugwa nabi nandi magambo atariyo ariko iwe muri we kuko ari umukristo azaceceka yamara akavyiringira akavuga ngo uyu ni umutihani mpaye ncamwo kuko ndi umukristo iyo komeza nibibagerageza byinshi ibi tugerageza ni byinshi ariko byaza byikubitaho bigasanga ndi umukristo kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha abo igiciro kugira ngo none birangiza ko turi abakristo kwizera kwacu kugaragare kuko kuruta ifeza n'izahabu byose kuko bigira agaciro zonke bizabica mu muriro bikabona koko ko ari ifeza natwe none nimba turi abakristo dukwiriye ku mukristo ugaca mu muriro ugaca mu bigeragezo ariko ugakomeza kwizera kandi zahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro nuko kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri amaherezo
kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icubahiro umva ubwo Yesu Kristo ko murumva umukristo nimwovuga ngo amen. Amen. Umukristo ikintu kidakimuranga mureke mbabwira akantu kamwe. Igihe kimwe twarizeye dukoresha ikintu kimwe abantu benshi bashaka kutwita kaho tutafite ubwenge turi insuzugurwa, ariko Paulo yaranditse yandikira ab'Ikorinto arababwira ngo nubwo bamwe ngo batubona dusa nkaho tutari abanyabwenge ngo cyangwa turi inzererezi ngo ariko dufite agaciro cyane. Nono icyo gihe dukoresha ikintu kimwe cyo kwizera. Ko ndashaka kubagura umukristo kiza kimuranga no kwizera. Hari abantu bamwe baza basenga ariko ntibagire kwizera. Nono ngo tumare dukoresha kantu twari kumwe na Tito Kamenyero ari muri Amerika. Nono twari kizingo bamwe barahazi. Nono ngo tumare dukoresha ijambo ryo kwizera. Turavuga ngo twari mu ihutuma dusenga. Turavuga ngo dusenge. Nono nimugoroba titurya ibishimbo, titurya isombe, turarya inyama. Kandi izo nyama turya apana z'inkoko zanyu mutunze cyangwa zihene cyangwa zinka. Turarya inyama z'inyamaswa ivuye mu gihuru. Ko muranumva? Nono ngo tumare abantu twari kumwe mu ihutuma ikizingo baravuga batese Rutebuka na Kamenyero Tito mwabaye gute? Ko muravuga ngo ntimurya ihene yo mu muhana, ntimurya inkoko, ntimurya inyama z'inka. Turavuga ngo murarya izahe? Turarya inyama ivuye mu gihuru y'inyamaswa isha. Niba sinzi nimba mwokumva akanyamaswa kitwa ngo nisha kameze nk'ihene ariko twaza tukarya karakaryoha. Turavuga ngo iyo ngiyo niyo dukeneye ngo turya, kandi tugiye gusenga nimara kubera kwizera. Bibiri zivuga ngo inyamaswa zose zo mu ishamba zose ngo ni izacu. None tugiye guhamagara inyamaswa ive mu ishamba ize hano nishika tuyibage ariyo turya nimugoroba. Bavuga ngo abantu basaze barimo ibisazi, ariko umukristo ntaza sara, ahubwo umukristo agendera ku murongo. Timovuga ngo amen. Turasenga ngo turangize dutangira gutamba gusa. Chogeza sente zari zitaraza turanezerwa, abantu bose baguma kutureba. Inyamaswa iri ku murambi urya wo kwanda kangwa ijya hirya mu rwako, ibibugu birayirya, isha ibisimba birayirya, yamigira gutya irasaragurika iyo ngiyo mu rwako, yamiza yiruka iseruka ku murambi ibigeze mu muhana. Abantu barambiza bati dore inyamaswa hano, dore isha nono ije mu muhana. Abandi bati muceceke Imana igiye gukora igitangaza. Basenze abari mu mahombe baravuga ngo bararya ngo inyamaswa yo mu gihuru. None ga muceceke bamagira gutya iciye mu bantu abantu nono nimbwa ntizirukaka kwifata. Abantu abari bo bayifata n'amaboko, ngo bamare kwifata n'amaboko barayituzanira baravuga ngo ngiyi ya nyamaswa mwasavye ngaho ni muntu. Ariko abakristo, umukristo utazura kwizera wamara ukazuhagarara ukavuga ngo umukristo, kwa ikiza kiranga umukristo n'ukwizera. Iyo nyamaswa twarayibazibona ngo bamare barayiteka barayikaranga, mapigo saba tayari kumiminika turayiba. Nuko nico kiza kiranga umukristo. Abakristo mudamugira kwizera ibyo mwahamijwe n'umwami Yesu Kristo murimo. Na Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 no ku murongo wa 6 haravuga ngo Imana iravuga yonyine gusa ngo abatagira kwizera ngo sinzanezezwa nabo. None uwo mukristo utaza wizera ukavuga ngo uzunezeza Imana, cyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri, yemwe turi kumwe, Imana ibaho umugisha. Cya kabiri ni iki ngiki, ni ugusoma ibyanditswe ijambo ry'Imana rimwe iki nicyo kiza kiranga umukristo. Ibi nibyo kurya by'abakristo ibi. Ariko twebwe wari na umuntu yitwa umukristo muzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa ariko atazasoma ibyanditswe byera. Iyo usoma ibyanditswe byera wamara kubisoma uzubirya, wamara kubirya ukumva bibaye ubuzima busha muri wewe, kandi wamara ijambo ry'Imana rikakubwira ibihe biri imbere, rikakubwira n'ibihe biriho, rikakubwira n'ibihe bizatambutse kubera gusoma. Uzusoma Bibiliya kangahe?
kuko umukristo uzisoma kangahe mu munsi cyangwa mu kwezi. Abantu bamwe bakigira Bibiliya wonareba bamwe za Bibiliya zabo kuva yiguze taranasurinye n'ahantu tahanditse habe n'ahantu yose n'umweru ngo Bibiliya yanjewe ngusiza shaka nkuko yoja mwakantu agake none wogira ihuzu yawe ukareka kuyikura ucafu wogira ikirato ntugisige ukama ngo ni cyawe none ni gute wowe utunga Bibiliya ukayigira utazuyisoma mu gitondo n'igitume uzamugira ingorane ikintu cyose wamujinya batubwiye n'ukubera kudasoma Bibiliya. Ariko iyo usoma Bibiliya ikiza kiranga umukristo n'ugusoma Bibiliya akayisoma ijambo ry'Imana Yeremiya yaranditse aravuga ngo maze kurirya mwovuga ngo amen ngo maze kurirya ngo rimbera umunezero ngo n'ibyishimo. Nukuvuga ngo umunezero ni mu mutima irindani, ibyishimo ni ibingibi twabonanye na Bishop ukutwishima siko, ariko umunezero uhora muri twe mu bugingo bwacu. Amaze ngo kurirya ese gituma atagize umunezero n'ibyishimo atararirya. Uzugira ngo uzogira umunezero muvugane neza n'uwanyu mu nzu cyangwa n'uwo muturanye utasomye Bibiliya. Ariko iyo usomye Bibiliya uza wumva ibinyegezi ukumva kuratambuka neza, noneho wanicara ibyo kurya bazanye byose bikaryoha kuko wabanje Bibiliya. Ariko iyo mudasoma Bibiliya ibyo kurya birarura, ibyo baguheza byose ngo se watetse gute kandi aho rateka. Njewe nza namananga ngo kuza ucumba ngo uyu mutsima wawe ngo ubiteka ryose ngo nza nkurya ntushushe ukandi ntukonje. Yewe ni wewe wahoze. Nicyo gituma umutima wanje nezererwa uhoraho, ndetse n'umubiri wanje uzaruhuka niringiye. Umukristo udasoma ijambo ikiza kituranga turi abakristo nuko dusoma ijambo ry'Imana ugasanga umuntu yarihugiyeho, ugasanga ubwenge burasa ngaho bwagiye, ukazubona umugabo ko araseka, ukabona umugore ko araseka, ukabona umukobwa ko araseka, yasomye nk'uko Imana yakunze bari mwisi cyane zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka. Sinzorimbuka nyagasani we, ugaseka uhawe ureba muri Bibiliya. N'abandi uri mu kubona gusa telefone akayirambura gutya, yayirambura gutya ukamona ngo ukumve telefone akama yisekera gutya kuva saa 2 akageza saa 6 yarambura gusa muri telefone gusa amafoto amwe ko yareba agaseka. Bamwe gani bagufi, abandi ni barebare, abandi bagize guke, abandi bafite umutwe munini, abandi bafite mutoya, akama yishwa n'ibyo bitwe. Gituma utazusoma ngutangire mu itangiriro ubone hararyoshe kuko Imana yaremye abantu ngo umugende ugere mu byanditswe byera usange biraryoshe. Numara kubita igitwenge umugore yumve avuga ati se byagenze, umubwire ngo natibutse mu byanditswe numva biraryoshe. Neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, tamu tamu kulihubiri ni tamu, kulisikia ni tamu, kulielewa ni tamu, tamu tamu mambo. Ijambo ry'Imana riza riturema rikatugira abagabo, rikatugira abantu bazima. Ariko wamara nturiso, wamara ukavuga ngo gakondo yacu iri mu ijuru kumana yacu tanzaribayo tanamiruho abaho bose baguwe neza kuko barisomye rirabakuza. Ubu nyine bari muri paradiso niho baririndiye kuko barisomye. Nawe wewe utarisoma uzoja muri yo gakondo ugubwe neza gute? Usome ibyanditswe byera, usome ijambo ry'Imana. Iyo warisomye neza igisirimba kiza kibasawa. Ariko iyo utarisomye biba umururaza bikagenda ukundi. Tugende cya gatatu, nugusenga.
icyo kiza kiranga abakristo bagasenga. Abakristo badasenga umukristo udasenga aragoye, arahangaraye, arakomeye, nubwo ufite umubiri woroshe, ariko mu mutima urahangaraye, urakomeye gutya, wo kwama wisha abantu bose bagashira. None abashumba bavugana muri komere ngo abakristo badasenga mwo bashobora, barakomeye, ariko umukristo usenga aza yoroha, akama yoroha. Waza umubwira ngo rengeza amaboko kayarengeza, wavuga ngo ni muhaguruka gahaguruka. Ariko umukristo udasenga iyo muvuze ngo ni murambura amaboko azagira ngo ni muhaguruke, ngo nishwe n'umugongo nawe ngo mpaguruke, mutasubira ngo mpaguruke se ngire gute wumve. Ariko umukristo udasenga gusenga we, gusenga gukingura ijoro. Iyo dusenga nicyo kiza kiturangira na kutura abakristo. Mukristo na byiringiro ngo bageze muri ya soko y'imbura mu mara, kimwovuga ngo amen. Bayigezemo gutya ngo ikintu cyatumye bamenyekana nuko bari abasenzi, nuko bitwaye neza, ngo bavuga ukuri, ngo bashaka kubahendahenda ngo nimugure ibintu biri hano mu isoko. Baravuga ngo twebwe ibyo tuzatugura ukuri. Ukuri. Umukristo usenga n'imvugo ye. Ijoro rirageze, isi cyuza umwijima, umuhengeri ubaye mwishi, gatobura arengewe. Wumva ubushobozi kugira ngo neshe, wumve n'amahoro yo mu mutima. Mugire gute? Muvuga ngo amen. Haleluya. Tiburuza abakristo badasenga baragoye, abe no mu maso yabo uzumwitegereza kwabona arakanyaraye, agashaka kukwikira ijisho kandi agira amaso abiri. Nukuri wamureba gute ukamvuga ati uyu muntu norara muwe niyenda sinorya. Ariko umukristo usenga neza uzufa no gupiga ngo hot, akama ngo karibu umuntu w'Imana cyangwa karibu wa mukristo, ukama winjira ufite morale. Nawe umukristo udasenga ayiwe taza seka, habe nubwo ngo mukirigita nti yoseka araseka cyari kimubamo pi. Ariko umukristo usenga akagenda akaja mu cyumba, akaja mu rusengero, ugasanga yiherereye agariko arasenga kwaringinga Imana izimwemera, n'abantu bakamurangirana bakavuga ngo uriya mugore uriya mugabo ni umukristo azasenga, kandi gusenga kugira umumaro. Ariko gusenga ukuri. Kandi iyo umukristo yasenze, soma Luka 22:39. Yesu yakundaga gusenga, ariko wamara ukavuga ngo gusenga ngo biragoye, ariko wamara ukishira ngo jende umukristo, uraba umukristo tutazusenga. Ngaso soma 22:39 Luka. Arasohoka ajya ku musozi wa Elayo. Uwo ni Yesu uko yamenyereye. Wari wasohoka no muri saro ukinjira muri shambure ngo ugiye gusenga. Abigishwa be baramukurikira. Abigishwa be bose baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu mosha. Agezeyo arababwira ati yemwe kugira ngo mukomere muri iyi si, nimusenge kugira ngo mutajya kugwa mu mosha. Atandukana nabo uwo mwanya uresha n'ahaterwa ibuye. Arabitarura abakuva kaha, agenda kantu botera ibuye, aja kwiherera, aja gusenga. Arapfukama arasenga. Mwumva igitangaza. Yesu arapfukama. Ariko mwe umuntu witwa ngo umukristo, icare hasi papa, umuntu witwa ngo umukristo bovuga ngo nimupfukame dusenge, ndi wofukama. Ariko Yesu abiha agaciro kuko yari Imana yuzuye, ngo aratambuka arabasiga ashaka kwiherera. Umukristo agira amasengesho yo kwiherera. Nico kiza kiranga ko umuntu ari umukristo. Ugasanga umuntu yafukamye ko ariherera ngo mwami Yesu we, data wo mu ijuru we, ijuru ni ryawe
rirarengewe wadendetse ijuru hejuru yacu ridafite inkingi ntiryarutugwaho ushira ubutaka hasi tukabukandagiraho ntibuhoboke aho urebe fite akananwa karesha gutya tikahobotse ngo gatakane fite ugutwi kudafite ikoro tikwavuyeho ko murumva ukuntu Imana izivuga nono uri kurasengaga warangiza Imana ikavuga ati ubwo azasenga akaninginga ndamukorera igitangaza uvuga ngo amen ndamukorera igitangaza agakama gutya agasenga ugasanga imishori ahungu abantu tibakiriye asigaye anarize n'abageni ntibarire yewe umugeni ugashingira umwana w'umukobwa akama gutumbura ijisho ukazuga ubwo ariko kera twebwe tugishaka umugore yagaza atsikimba bababaza ngo ese nikizo batandukanya yareba biwabo yareba ko abamucuye ko bagiye kumusezera akareba akaja guhera naho abanone asigaye amakureba gutya ijisho akarinda yica uwo kumumva kwagoye umukristo abakristo bagaze basenga kurya bishop yaramaze kuvuga ngo twibuke bajya bakera batuyoboraga kabamuze kamburishi ngo yahuye inkagutya azahuye gutya aheruka kuko yakazahuye burira buraca ngo mu gitondo guke ngo agira ngo none itagiye zaho ko murumva uwo muntu yarameze gutya yari kwasenga aja mu mwuka muzamusenga nicyo kizobaranga kumuri abakristo Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Yo mwami Yesu we. None uzugira ngo milango ya gereza itafunguka bila kuomba. Gute bizokinguka gute? Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Na sisi tuombe kama wao. Na sisi tuombe kama wao. Milango ya gereza itafunguka. Mambo. Kweli. Nidusenga imiryango y'ijuru nico gihuzu ubona abantu bakagira urukundo ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Muzamwe ngo muzobana amahoro mutamusenga. Gute timishoboka titwobana habe no muri karitimwe titwoyibanamo. Cyo gitumuza usanga abantu ko bararyana abantu ko baravugana ibitavugwa n'ukura amahombe ariko iyo muzorebe iyo mwagize nk'amasengero timuza mwamukundana mwese reve mwese mukamukundana koza mwamuvuga ngo amakuru amakiwe ngo se wari iki nawe ukamva ngo nije twebwe utwariye nyine ngo imboga ngo nziza yaho uko ariko iyo mudasenga nugura muzi umwe akamatamba wari kuriya nawe umvaga uriya nawe ninde ariko umukristo usenga agira ikintu cyiza mu buzima bwe mureke turangira mwe baturangirane kuko turi abakristo dusenga twadusenga cyakane kandi umukristo banze kumuhango umukristo usenga agira ubwenge iyo usenga uzugira ubwenge ukagira n'ubumenyi ukagira n'ibanga umukristo usenga agira ibanga umukristo usenga agira ubwenge timuzamubona ko abantu bazabiterera bakavuga ngo ndi umukristo ese umukristo usenga yo hari bisha bareta akagero gatoya ariko si hano nahandi aho tu abantu bavuga ngo turi abakristo ngo turasenga yewe akamasimbuka kiri agenda ya bishop wari ngo yafashwe n'amandiko ngo corandika ko bazavuga yamara akamagena muri agenda yamara akamabifata ukamubona ngo prr arashanye ikaratasi ukabona yindi kandi ngo prr eshitse nuko ariko uriya ameze agenda nza nandikamo ibintu none ko arashanye tiyansabye tiyagize gute akamayishanye ngo ariko arandika ngo n'umwuka ntabwo ari umwuka ahubwo wasaze abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana umukristo usenga yo hari bisha hari agatabo kamwe kavuga ngo asomane nafahamu
kaza kavuga ngo nuhari bishabe n'ikaramu ya mugenzi wawe imutiriye uko muhamwandika yamara ukayica ukayigira nabi cyangwa ukayikandagira hasi kameneka ugenda uguri yindi uyimuhereze ibyo sibyo ariko wamara ngo wihangane ngo nuko yanyu ngo nagisagisita ngo yamenetse guri yindi uyimuhereze nibyo bisiba umukristo usenga agira ubusabane n'abantu abahagaze neza nicyo kiza kiranga abakristo bakavuga ngo bari abahungu bazabasenga bari abakobwa bazabasenga bahora mu cyumba bahora iriya bakaza biherera yageze hano abafite amavuta muza mu musoromaho kuko ari umusenzi ariko kuvuga ngo muri abakristo udasenga tibikunda cyakane azayiringirwa umukristo ikiza kiturangirana kuko turi abakristo n'ukwiringira abandi bantu bakatwiringira Imana ikakwiringira abantu bakakwiringira ariko umuryango dukwiringiye itorero ntirikwiringiye umugore wawe ntakwiringiye yewe muzamubona bamwe bazabita ngo abakristo hakaba haje no gutarama yamara kuja gutarama akagenda atebwiye umugore ko agiye gutarama mu gitaramo noneho yataha umugore akamubaza se abagore abamama bazabashisheka ariko bagaye akamubaza ngo se nguvuye he akamamubwira ngo ibyo si ibyawe umve ese uko mubaye mu nzu gutya muza mwiringirirwa mwembi muri wiringiye umugabo wiringiye umugore ariko kiza kiranga umukristo n'ukwiringirwa abantu bakakwiringira umuryango ukakwiringira itorero rikakwiringira bakazavuga ngo aba ngaba uko bateye n'ukungu umukristo kiza kikuranga nuko abandi bakwiringira kwari gusoma ibyanditswe ariko reka mvuga iby'umwisho Bwana sifiwe iby'umwisho umukristo azarangwa n'umwuka mwiza umwuka uhamagara abo mu isi bose ngo baza bishorimwe n'umwungera bumwe umukirisitu we azasoromwaho umwuka mwiza abantu bose bakakubona ugira umwuka w'Imana ugira umwuka w'ikirangirire abantu bose bakakurangirana bakazavuga ngo dore pasiteri umwuka mwiza dore umukristo uzi ugenda neza yemye ni umukristo yashyize n'ukuri kw'Imana nimuvuge ngo amen umukristo ijambo umukristo hano Daniyeli baravuga ngo Daniyeli ngo reka bamushake impamvu umukristo habe n'ubwo wo gushaka impamvu ubu nyine nokora akantu kamwe hano singiye kugakora ni example ngishaka gutanga ukora nk'akantu kamwe hano gute kamanza wiwe turamuzi ndamuzi twabanye iwacu kamanza ndashakisha impamvu kamanza neza n'urutoki kama nkubzirigita mujisho tuzi ko kwamubuzaho kama mufunga urutoki mujisho nshaka gutya kama ndumubzika gutya mwashaka impamvu yo kwamahaguka kama vangu niko nshakaho yo kwamafi hano siko ariko umukirisitu umwuka mwiza habe nubwo n'umubzirigita mu rutoki yovuga ngo ibzirigita no muri uyu musaya wundi mama we ngo turaba Kristo nje ndi umukristo ahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa ariko bagukoze ukamuranda koza bamumuranda aho ukamuvuga ngo niki washatseho uyu munsi wa none urambona umukristo n'umuntu urangwa n'umwuka w'Imana Bwana sifiwe turanga bukeye gakondo yacu iri mu ijuru kumana yacu ntanzaribayo baba oh
baba we Yesu we kweli nimurengeza amaboko. Umukristo agira umutima umwuka uzuhumeka ugahumekera n'abandi. Paulo niko yandikira Abikorinte aravuga ngo turi impumuro nziza. Umukristo ariko mana we hari umunsi umwe njya kuvira haruguru njewe noneho mbwira umugenzi wanje twashakanye ndavuga ati noneho yakundaga guhinga cyane we Nyirasenge wa Mukarevera agakunda guhinga ariko njewe guhinga simbikunde kagira nyine intege nkeya zo kutaja guhinga. Nono akambwira ati wewe uzoreke gusa tugume hano ku ndondo titukabunge nzoza mpinga nta kibazo yewe uzoduhinga wenyine kandi turi kumwe. Akanjana mu murima nashika saa 4 gutyo kamba musigaba
kubera ko byagaza binane kuvuga ngo mbagare inyigize urutoki hagati y'igishimbo n'ikigori nkure igihuru nakurura igihuru hakaba nkurura n'ibishimbo bikavamo noneho ngo buce ndavuga ati none ureke dusenge nimuvuga ngo amen dusenge nitumara imana yonyine yaduhereza uburyo aravuga ati sawa noneho uyu munsi tugende ariko kera turabohotse dufite umutima umwe mwiza w'abakristo ndavuga ati none wewe ugenda ukwawe nanje ndagenda ukwanje umukazana nawe ugenda ukwawe nawe wa mukobwa we nawe ugenda ukwawe tugende twese uyu munsi aya masanti turye twama tugenda twiriguye mu gihuru umuntu wenyine agaruke nimugoroba namara tuvuge uko Imana yavuze turatatana turagenda none ngo tugaruke mugoroba baracumbye turariye ngo marega ndababaza kuko ganije gawe ari mukuru none ndababaza se wa mugore we wasenze ati wabonye iki atawe ntaco nanezerewe gusa ntaco Imana yavuze atoya sawa giye kumukazana yewe wa mukazana wasenze ati nasenze niki wabonye atawe ntaco nanezerewe gusa yacize aho ngiye kumukobwa wa mukobwa wasenze ati cyane byagenze gute ati nanezerewe gusa nuko gusa ntaco Imana yavuze ati ntaco barampindukiranye batese wewe toye nanje nanezerewe gusa no ibintu turavuga ati uko turagira nuko ati nuko none yamabwa yatucecekeka hari iki Imana yavuze titwanezerewe twese tuti ariko ndavuga ati sawa nta kibazo Imana se nta kibazo izikora kwayo ngo hamare nsivye iminsi ibiri ndarota kurota pana kwereka namambona ko umuntu azi ampagarara iruhande arambwira ngo umva nkubwire ngo iminsi yawe yo kuba hano ngo irarangiye ngo uhaguruka ugende ngo nzaguheza ahandi uzoba ngo kandi nzakugasanira ngo mare nitera hejuru ndavuga ati yo ndatungana umugore he mubwire nimubwira avuga ngo ni yamaranga mutima nakujya guhunga kubagara uce mu gitondo nyene ndayaheba ndavuga ati noneho naraye ndose nama mbona umuntu ntiyari umweru ariko yari umuntu neza mbona mbagazi ruhande arambwira ngo igihe cyawe cyo kubana kugashararo kirarangiye ahasigaye uhaguruka ugende zakwereka ahandi uzaba niko yambwiye ariko ye muzamutinya Imana timwovuga ngo amina yewe yari yaravuze ngo tuzobunga yamambwira ngo kuvuzi ndavyemeye ahasigaye ugurisha imyaka n'intama twari dufite nitumara tugende aho wumva ushaka tugende ndamubwira nama ninjira nko mucumba gutya ndavuga ngo Mana we arabohose aravuze ngo tugende sawa nuko niko twaje Imana niko yatuzanye Imana yamituzana turatambuka no guka turuhukira muri Kenya timuhamona ko turiho abakristo bazabarangwa n'umwuka w'Imana abayoborwa n'umwuka abo nibo bakristo naho nimba uzi ngo tuyoborwa n'umwuka uracyayoborwa na kamere uracyari kure cyane ariko ikiza kiranga Daniel ngo bamushakisha impamvu abatware n'abakomeye ngo bamushaka impamvu ako bibiri zivuga neza yamivuga ngo ntibabona ngo namafuti ariko abantu bazabitwa ngo abakristo ariko amafuti aragwiriye mu buzima bwabo ngo arangize aravuga kandi ngo turashakisha ngo tubona ngo ntana gicumura afite ariko murumva bene umuntu ngo barashakisha ngo basanga nta mpamvu nimwe ngo pi abakristo muzamureka badushakisha impamvu bayiburi basange duhagaze dufite umuco mwiza dufite ingeso nziza tuza tugenda neza tuza twumva neza tuza tuyoborwa n'umwuka neza ariko kuba ngo kwitwa umukristo ariko wamara ukirimanyanga ukitwa umukristo ugikora ibintu bidakwiriye ukitwa umukristo ukivuga nabi ukibwira mugenzi wawe nabi ukitwa umukristo mubana mu nzu mutazamuvugana
ariko hari bamwe bazaba bicara mu nzu kwa musangwa tibavugana tibahana inama tibahana ibitekerezo umwe nakiwe iriya hirya agapfunyengeza undi agapfunyengeza ariko bamara bakava ngo n'abakristo mwe abakristo baye ko murajaye ijuru niga bafite umwuka w'Imana kandi abafite umwuka w'Imana bazabagenda nk'abana b'Imana. Nawe wowe ukigenda amatana ukabwena bahengetse kuguruka ukuzura umuhanda abantu bakazaburaho baca amatendo yawe gucya yose bakandagira hanga bakagukandagira. Menya kuri urwandiko rusomwa n'abantu bose waba uri mu itorero cyangwa uri yanze yaryo baza bagusoma iriya hirya bavuge ngo uyu ni umukristo hanze ni umukristo mu ikanisa ni umukristo mu muryango ni umukristo mu gihugu ni umukristo ariko abandi bakame biyoberanye kwa turimba indirimbo imwe kera. Watu wengi wa Kristo wakifika mukanisa wanaonekana ni wapole na wenye kupenda Mungu, kisha wakifika kunyumba wanatupa Biblia, wanavaa vya uchawi, wanakuwa ni wanganga kweli. Sikitiko enye watu wa Mungu, sikitiko enye watu wa Mungu. Ukamusanga mu ikanisa ariko aranyenyekeye nk'uwikoreye amagi cyangwa nk'uwikoreye ikibindi ngo jewe muzanumva ngo yangeze ucya ubiki nabiki abandi ngo jewe muzanumva mutaki ye uzamva gute umukristo adachangamuka umukristo akagubwa neza umukristo akavugana n'abantu naho wewe ngo umukristo Yesu ntiyavuganye n'abantu bose none kuraja kwana aho Yesu yavuze ngo muzoceceke timukavuge muri mushika mu ijuru muzobibimeme ni hehe? Yesu yaravuze ngo mugire umutima mwiza wo kubana n'abantu bose namara aravuga ngo mugire umutima mwiza wo kubana n'abantu wo gusabana n'abantu wo gusangira n'abantu wo kugirana neza n'abantu mugirire bose neza ariko we wamara ngo yeye mujewe musinoba ngitaramana na naka ngo kandi uyo nicaranye na naka muza numva mpaye gusini ngukonza mera nguza numva ngose ngaho ngo nikoreye ngo nguza numva nkakuye ku muntu ngo washushe wewe ariko umukristo aza yicarana n'undi mukristo bakavuga ngo turi abakristo urugenzi ko turaja mu ijuru kandi mu ijuru nta rwango rubayo mu ijuru nta bugome bubayo mu ijuru n'abakristo bazobayo timuvuga ngo amen abakristo nibo bazobayo abakristo nawe wowe wiyeberanya ukaza wita umukristo utari ingeso zawe zizazigaragara no mu bantu bakazibona ariko umukristo azaboneka. Bwana sifiwe. Umukristo azaboneka mureke tuba abakristo isi twatubona tumuzikiza gituma tusenga hari abantu bamwe bagisenga bakama ngo bazasenga ngo bazoje mu ijuru hewe uracyagira ubwoba ko utazoja mu ijuru ngo mwami Yesu mufashe nzoje mu ijuru mwami Yesu twamenye tukamwizera ndacyasenze ngo nzoje mu ijuru ke ijuru sindirimo ndarifite rimurije mujewe ndacyafite ubwoba ngo nzohanguka cyangwa ngo ufite ubwoba ngo nzokubita umugore ko nzatangara no kw'Imana uko basi ngakujyana nashatse kuviga sanga umugore turi kumwe ngo ndacyafite ubwoba ngo nzomukubita ndi umukristo ngo mukubite cyangwa mukubite ngo urushinje gusenga ngo namukubise urusha byagenze kama mkono wako ukikukosesha ukate utupe mbali wingie mbingu. Abantu bakibaba Kristo bamara bakazabwira umugore nabi cyangwa umugore akabwira umugabo nabi ngo sinashatswe ngo yaye ngo nafuye kuza kwegama.
ariko mana we, mana yo mu ijuru we, uzutugirira neza tuba abakirisitu uku mwese ni muba abakirisitu, ni ukuri nta kintu kizosubira kugora mu buzima bwacu. Ariko igituma tugowe nuko ntabwo dusenga, impamvu dusenga ni ukubera Satani, impamvu dusenga ni ukubera uyu mubiri twambaye, impamvu dusenga ni ukubera iyi si. Uyu mubiri ni uzudushuka, iyi si ni izuhendahenda, Satani ni uzuze akadushuka. Ariko iyo twasenze Satani akatuja kure, akaduhunga kure. Uyu mubiri ntiwifuza ibyo ushaka, iyi si nayo ntitubone, ikazijwigira ikadushakisha ntitubone. Ariko abakirisitu, umukirisitu ahora nezerwa iteka ryose. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we. Umukirisitu azanezerwa igihe cyose, zahora nezerwa mu bintu byose ngeze kugupfa. Ariko ntukaze utumbama ngo numara uvuge ngo jewe ndi umukirisitu ngo gakondo yakiri mu ijuru ku Mana yayo. Oya, abahungu muba abakirisitu, abakobwa muba abakirisitu, abamama muba abakirisitu, abagabo muba abakirisitu, itorero muba abakirisitu, abantu bose muba abakirisitu. Nibambara baturangize batubone ubukirisitu. Nimugire gute? Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wakujue, watukuze jina lako. Data wo mwijuru, rambura ukuboko kwawe, abantu bakumenye, bahimbaze izina ryawe. Mambo, tenda mambo. Mapambazuko yanakuja na siku nazo zinasogea. Mwami Yesu, Data wewe Imana, nisineke Mwami wacu Yesu Kristo, tuweze kuwa abakristo muri iki gihe. Tenda mambo. Mwami Yesu. Muri uyu mwaka utekereze kuri umukirisitu, numara ugire kwizera, numara ugire gusenga, numara usoma ibyanditswe, numara ube wiringirwe n'abantu, nurangiza uyoborwe n'umwuka wera w'Imana, numara uzoba wujuje kuko uri umukirisitu. Imana iduheze umugisha. Amen. Eka twongere ijambo ry'Imana amashi. Eka
ngaho bafate gambe ngaho bafate naho mapambazuko yanakuja na siku nazo zinasogea. Mapambazuko yanakuja na siku nazo Baba zinasogea. Mapambazuko wa mama yanakuja na siku nazo zinasogea. Ukomere Imana yacu amashi. Imana imuhumurije. Muririmbyi mwiza cyane.